Imena official muri gahunda amakuru agezweho tujye guhera ni mu karere ka Musanze aho hari inkuru igira iti yishwe n'itaka ryamugwiriye aryiba ngo ahome inzu ye. Gasore Simeon w'imyaka 39 wo mu mudugudu wa Kabwenge akagari ka Nyagisozi umurenge wa Busogo akarere ka Musanze yagwiriwe n'itaka ubwo yibaga iryo guhomesha inzu ye ahita ahasiga ubuzima. Bivuga ko byabaye mu gihe cya saa tanu z'amanywa kuri uyu wa 19 Mutarama ubwo iki kirombe abaturage babonaga kiriduka bakabona kumenya ko harimo umuntu wacukuraga iryo taka. Umwe muri aba baturage witwa Muhirwa Eric yagize ati Gasore ikirombe cyamugwiriye yacunze inzego zishinzwe kurinda umutekano w'iki kirombe kubera ko gikomeye yishoramo agiye gushaka itaka ryo guhoma inzu cyamuridukiye ahita apfa. Dutegereje ko inzego ziza zikadufasha kumukuramo ariko nta cyizere kuko n'ubushize hari abagore cyahitanye. Mukankusi Epifani we avuga ko kurenga ku mabwiriza no kudapfa kubona itaka ryo muri kariya gace aribyo byatumye Gasore yicwa n'ibitengu byo muri kiriya kirombe. Yagize ati ubundi muri kano gace k'ibirunga gupfa kubona itaka ryo guhomesha inzu cyangwa se kubumbamo amatafari ni ikibazo. Ubwo rero niyo mpamvu usanga abagabo bacu bishora mu birombe mu buryo butemewe n'amategeko ariko nanone ntibikwiye ko bakomeza kwiyahura mu birombe byabashyira mu kaga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busogo Manzi Jean Pierre nawe ashimangira ko Gasore yaguye muri kiriya kirombe gikomeye arenze ku mategeko. Asaba abaturage gukurikiza amabwiriza kandi bakarinda ubuzima bwabo. Yagize ati nibyo koko natwe tubimenye mu kanya k'uwitwa Gasore Simeon mu gihe cya saa tanu z'amanywa zo kuri uyu wa 19 Mutarama agiye gucukura itaka ryo guhoma inzu mu kirombe gikomye kubera ko umutekano waho utizewe hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Yakomeje agaragaza ko batabaje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo rubafashe gukuramo umurambo no gukomeza iperereza ricukumbuye ku rupfu rwe. Iki kirombe si ubwa mbere kigwiriye abaturage kikaba kimaze imyaka isaga 2 gifunzwe ariko bamwe mu baturage bakaba bakomeza kujyamo bihisha ubuyobozi. Imena official turacyari mu makuru agezweho. Munyemerere tukomeze n'amakuru yacu ariko tuyakomereze n'ubundi mu karere ka Musanze aho dusangayo inkuru igira iti Musanze imbogo ebyiri ziraye mu baturage ziraraswa. Inkuru rwose igira iti imbogo ebyiri zaturutse muri pariki y'igihugu y'ibirunga mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 18 Mutarama 2025 zarashwe ziricwa nyuma yo kwirara mu baturage zikangiza imyaka yabo ndetse zikanateza umutekano muke. Bivuga ko imyaka yangijwe nazo yiganjemo ibigori zirayemo zikabivuyanga. Abaturage bakavuga ko batewe ubwoba n'izo mbogo kuko aho zigeze hose zihasize umwirare. Ndizeye Donasi yabwiye Imvaho Nshya ati imbogo zaturutse mu birunga nijoro twumva zirimo kuvuyanga imirima. Twebwe rero kubera ubugome bwazo twahise twigira mu nzu gusa duhuruza inzego bireba, hari ubuyobozi bw'akagari, umurenge ndetse na RDB kugeza ubu yabimenye. Aba baturage bifuzaga ko izo mbogo zahindwa zigasubira muri pariki y'igihugu y'ibirunga ariko ngo zateye amahane birangira hafashwe icyemezo cyo kuzirasa. Umwe mu baturage wangirijwe umurima w'ibigori yavuze ko zamuteje igihombo kinini. Ati imbogo zanteje igihombo kinini kuko zandiriye hafi itarasi y'ibigori, urumva umusaruro nari niteze urabuze, gusa nizeye ko bambarurira ibyangijwe. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudie nawe ashimangira ko ayo makuru ari ukuri gusa ngo bagerageje kuzisubiza muri pariki ariko biba iby'ubusa. Yagize ati twabimenye ko imbogo ebyiri zasohotse
y'ibirunga zangiza imyaka y'abaturage. Akomeza ahamya ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano ndetse n'abakozi b'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB baharaniye kugarura umutekano w'abaturage. Ashimangira abaturage ko imyumvire imaze kuzamuka kuko mu minsi yashize imbogo yavaga mu ishyamba bakayihurizaho amacumu. Yagize ati reka nshimire abaturage kuba bamaze kumenya ibyiza byo kubungabunga ibidukikije harimo na ziriya mbogo, kuba inyamaswa zisigaye iva muri pariki abaturage agafatanya n'inzego z'ubuyobozi bunyuranye bakayisubiza muri pariki. Ibi bigaragaza ko baha agaciro inyungu bakuramo. Yijeje ko abaturage bangirijwe imyaka bari buze kubarurirwa bakishyurwa nk'uko bisanzwe bikorwa. Inzovu kimwe n'izindi nyamaswa zirisha zikunze gutoroka pariki y'igihugu y'ibirunga zikangiza imyaka irimo ingano, ibigori, ibirayi n'ibinyamisogwe gusa. Ibi bigaragaye ko arizo zone y'abaturage, harabarurwa ibyangijwe bakishyurwa. Nangaha dusoreje amakuru twe twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.